abasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ezemene gloideneshamo uyu muntu ashoboka kuhanura ukarondora ariko ugasanga umuturanyi wawe waramwambuye undi waramwambuye urafata ubudeni uriba urabeshya ariko ntago mufashe umufite donesta ibeno greya shamone go andabona de ministry abona le stansomene gloya ugiye gukora aka kagambane ezemene gloya uyu muntu ari muri gereza honestaya urimo kuzira ubusa ari ubutumwa yavugaga muri gereza ezemene gloya deneshamo ndabona ugiye kumukuramo kugira ngo akomeza ujye mukora subscribe kugira ngo comment share bega tukurikirana ibitekerezo byanyu. Sedi bengoreya adonesta bene izonegre adonde hayabini fobre seneti gloya atondestaya mu kuvuga kwanjye wacu barabakire cyane tubyarwa n'abadepite nk'ubu badepite Rwakagabo niwe tenestansomene reka abakobwa n'abasore impande zose bazadukurikirana bazakunda ijambo ryawe kuko uri Imana ihindura ibintu byanze guhinduka. Tore semene gloya ndabona yemene sansere ya binistaya utanze agakiza denesansonegre urakokide staya erebini fobre udeno shayemene. Abasuhuje mu izina rya Yesu Kristo abari mu Rwanda no hanze abagenda badukurikirana umunsi ku munsi. Nshima Imana ko mudukunda kandi mugenda buri munsi mudukurikirana. Hari abantu bagenda bamamagara bavuga ngo bakunda ibiganiro byacu tugenda tuba umunsi ku munsi. Rero ndabashimiye mbere yo kugira ngo ngire ikintu mbasha kubabwira, mbere yo kugira ngo tubashe kugana ku ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Ariko tumara gusenga ubundi dukomeze. Data mwiza turaguhamagaye, turakubita hasi kishyira hejuru cyose kirwanya umurimo wawe, turakubita hasi imbaraga zose z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Lela binistaya imbaraga zose zirwanya ijambo, imbaraga zose zirwanya ubutumwa turazino ministaya turazikubita hasi mu izina rya Yesu. Turategeka umuriro w'Imana kugira ngo manuke ukubita ikintu cyose kirwanya umurimo izina rya Yesu Kristo. Reka abantu bose bazakurikirana ubutumwa, benshi bazahinduke, benshi bazakizwe. Reka urubyiruko ruzadukurikirana ruzahindurwe n'ijambo ryawe. Reka ababyeyi bazadukurikirana bazahindurwe n'ijambo ryawe. Reka abagabo bazadukurikirana bazahindurwe n'ijambo ryawe. Reka abakobwa n'abasore impande zose bazadukurikirana bazakunda ijambo ryawe kuko uri Imana ihindura ibintu byanze guhinduka. Turagushimye kuko uje gukora ku mitima myinshi bakumva buno butumwa bujyanye n'ijambo ry'Imana, ndetse bamwe bakumva ubutumwa tugiye gutangamo ndetse n'ubuhamya tugiye gutangamo, benshi bakabasha guhinduka. Data ndabizi neza ko ujye n'ukuri ujye uvuga ngo uri muri twe natwe turi muri wowe. Turagushimye kuri muri twe kandi ndabizi kuko uri muri twe. Ni wowe wegeze uvuga witangira wivugira uvuga ngo umwuka naza azemeza abantu by'ibyaha byabo. Bivuga ngo iyo umwuka yamale monestay yamaze kutugeraho abasha kwemeza abantu iby'ibyaha byabo. Inela benistaya turagushimye kuko tugiye kuvugira kuri cano, tugiye kuvuga ijambo ryawe. Reka iri jambo rigere ku Banyarwanda, reka iri jambo rigere ku Barundi, reka ijambo rigere ku Batanzania, reka iri jambo rigere ku isi yose ribashe gufore bonestaya gufata imitima myinshi. Reka rigenda ahantu hose ku wari ugiye gupfa asubirane ubuzima, wari urwaye bukomeye asubirana ubuzima, wari ugiye kwiheba nagaruke mu izina rya Yesu, wari ugiye kwiyahura nagaruke mu buzima, wari umaze gutabwa n'imiryango nabashe kumva ko ari wowe muri imbyamwe ngo ni wowe data ukaba na mama. Haleluya, turagushimye ko ari umubyeyi. Abantu batuvaho, inshuti zatuvaho, abantu batureka bakatuvaho, ariko ijambo rirambwira ngo inshuti nyinshi ngo zibasha kuva ku muntu, ariko hari inshuti iramba ku muntu ari we Kristo. Ndagushimye kuko ugiye gufata imitima myinshi y'abantu ukaba ugiye guhindura ibitekerezo by'abantu bari bagiye kujya mu bibi, bari bagiye kujya mu mapfumu, bari bagiye kuraguza, bari bagiye kujya kugira ngo bazabyare. Ni wowe Mana, ni wowe utanga gutwita, niko ijambo ritubwira, kandi ni nawe utanga kubyara. Haleluya, ndagushimye kuko ugiye kwinjira mu mitima y'abantu benshi ukabasha guhindura abantu bawe mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Nkomeje kubasuhuza no kubishimira no kubabwira ngo Imana ibaha amahoro n'umugisha. Aka kanya rero tugiye kumva ubutumwa bwijyanye n'ijambo ry'Imana, ariko mbere yo kugira ngo tubashe komeza ubutumwa buri mu ijambo ry'Imana, njya nkunda kubwira abantu baza kubibwira kandi nkomeza kubibwira nubwo bamwe muzi, ariko hari n'abashya bashobora kudukurikirana. Abazadukurikirana telefoni zanjye ni 0782 0782 54 38 73 0782 54 38 73. Dushingiye gusengera abantu. Natoranyijwe mfite imyaka mikeya
hamagarwa. Ndibuka igihe kimwe ubwo nari maze guhura n'ibikomere byinshi, mpura n'intambara nyinshi, nyuze mu bintu byinshi bigiye bivangavanze, nibwo Yesu yamfate, ariko amfata nari maze kuba mayibobo, amfata nari maze kuba umujura wo hejuru, amfata nari maze kuba ikihebe, aramfata arangije amagakiza. Ibyo tuzagenda tubivuga. Rero mu buhamya bwanjye, mu gukura kwanjye, nkunda kubibwira abantu bazagenda badukurikirana. Mu kuvuka kwanjye, mama yagiye mu rugo rw'umugabo, yari yashatse undi mugore wa mbere, mama agenda ari uwa kabiri, ariko nawe agenda atabizi. Mukuru wa mama yari afitanye umubano n'uwo bita data, ubwo mvuga ngo waje gushaka mama, bafitanye umubano. Noneho rero iwacu bari abakire cyane, ndibuka sogokuru niwe watunze imodoka bwa mbere, bari abantu b'abakire cyane. Data rero nawe yaje kuvukira muri ibyo bintu, avukira mu maduka, bari bafite avukira amafaranga menshi, azi no gukora cyane, afite amafaranga menshi. Amaze kuvukira aho ngaho, nawe arakura cyane, aza gushaka umugore wa mbere ariwe muka data, barabyarana, babyarana abana, ariko biza kuba ngombwa ko batandukana. Simbyinjiramo, nta nubwo ibyo bindeba icyo bapfuye, ariko baje gutandukana. Noneho mama yajyaga ajya muri urwo rugo akiri mutoya, yaje kugambana na mukuru wa mama, bashaka uburyo baterura mama akiri mutoya, baramuzana, ashiduka yabanye n'uwo bita data. Bamaze kubana, byaje kuba ngombwa ko mama atangira kurwana intambara z'amarozi, kandi ari umwana mutoya. Igihe cyarageze rero, arasama inda ariyo y'umwana wa mbere witwaga Nkurunziza, ariwe ngewe, Nkurunziza Auguste. Aje gusama inda iza kumuzengereza, bayimuzingiraho kugeza n'umunsi yavutse, ko navukiye bamuhaye isombe irimo uburozi. Arangije cyo kora abaganga mu bubasha bwabo baza kumubyazamo Nkurunziza. Nkurunziza akimara kuvuka, bahise bamuzanira isombe. Bamaze kumuzanira isombe, iyo sombe ndangije arayinywa. Amaze kuyinywa, bwa burozi nanjye mpita mbwonka. Mama yikubitara, nanjye nikubitara. kuva uwo munsi ntago nongeye kuba umuntu, naratangiye ndwara ubushita. Maze kurwara ubushita, nkajya ndwara ibisebe, utuntu k'udusebe, baraminamira, ndagenda njya hasi. Maze kujya hasi, mera hasi, maze kuhera hasi, biba gutyo. Namaze imyaka 8 bataranshyira mu ndangamuntu, bazi ko nzapfa. Mu myaka 4 gusa baje kubyara undi mwana. Umwana amaze kumubyara, amaze gukura, uwo mwana nawe bahise batangira kumuroga uburozi. Baturogeraga rimwe, nge nibunyice, baturoga uburozi. Uwo mwana buramufata, yapfuye atonyoka, umubiri wose utonyoka uburozi. N'abantu bavuga ngo uburozi nibo bubaho. Apfa atonyoka, amaze gupfa atonyoka, nyuma yabwo baje kubyara undi umuhungu, nawe igihe kigeze apfa, nawe atonyoka, nawe apfa nabi. Kandi uko niko bandogaga, ahubwo bikagenda bikica barumuna banjye na bashiki banjye, nibo bakomezaga gupfa, ngewe ngakomeza nkabaho. Nshuti zanjye, uburozi bubaho. Igihe cyarageze rero, data ntago yigeze areka mama, yakomeje kumukunda no gukomeza kundeba no gukomeza kunkurikirana. Igihe kigeze rero, nibwo data nawe bahise bamuroga. Baramuroga, ahita ahinduka umusazi. Yari umukire. Njya nkunda kubwira abantu ati, mu gihe cyo data yari ariho muri ubwo burwayi bwanjye no kumera nabi, ntago abantu barebaga uburyo mfite ibisebe, ntago abantu barebaga uburyo mfite ubushita, ntago abantu barebaga uburyo n'isesemi. Wasangaga abakire aribo barimo kumfata. Ndibuka habaga nk'imipira ya APR na Rayon, habaga imipira ya Rayon niyo bitaga Panteri. Rayon ni ya kera, APR ije muri iki gihe nyuma y'intambara. No, iyo mipira yabaga narakana gato cyane, mfite nk'imyaka mike, ariko njya mbikura nkabibona. Naragendaga, babakire nibo bashaga kuntwara. Mu kubyarwa muri Batisimu, twarwabyarwa n'abadepite n'abantu bakomeye. Abakire twumvaga, abakire bo hejuru nibo batubyaraga muri Batisimu. Nahoraga ntwawe urutugu, banjyana mu mahoteli, banjyana mu restaurant. Nari umuntu nyine w'umukire, ku rugo nari meze gutya, ariko iwacu bari abantu b'abakire cyane, bameze neza. Njya nkunda umuntu bita Theo ngo akijya kuvuka, ngo yavukiye mu rugo rukomeye, urugo rufite umutungo, urugo rukomeye, ariko intambara ibaye, Theo warangije ngo bose barapfa, yisanga mu mayibobo, asanga ari mayibobo. Nanjye muri icyo gihe iwacu bamaze gupfa, nyuma y'intambara nisanze, urumva data yabahindutse umusazi, mama agira toroma. Intambara ibaye, data yaje gupfa. Amaze gupfa, apfa n'ubundi yabaye umusazi. Nanjye nisanze mu buzima bwo kuba mu muhanda, bwo kuba meze nka mayibobo, ndi mu mujyi, nibera ahantu mu mujyi.
nibereye ahantu mu mujyi meze nka mayibobo, ndi umuntu mbega udafite icyerekezo. Ndibuka ndi mu ishuri niga primaire aha mwaka wo hasi, najyaga njya kwiga nkabona n'amafaranga yo kurya, najyaga njya kwiga mbura n'imyenda yo kwambara, kugeza n'igihe ishuri ryaje kunanira. Ishuri ryaje kunanira, shiduka ndi mu mujyi nyine, twakinaga amagorori mu muhanda, ivumbi rikaturenga turi mayibobo. Igihe cyarageze rero twajya tugenda tugakata n'abandi bana, tugakata mu bikari by'abarabu, tukagenda tukiba icyo bita amapirawo yabo, tukiba ibiryo, twajya mu ikoni tukiba ibiryo. Naje kugenda nzamuka gutyo, shiduka narageze mu rwego rwo kubibandira ikomeye, ndi mayibobo nkuru, mayibobo yayindi yagenaga ikajya no kwiba mu basirikare, nkagenda nkiba, nkajya ahantu ngakororinga, nkinjira tukiba insinga, tukagenda tukamena amazu, tukagenda tukiba, kugeza naho nageze aho mbonye amafaranga menshi, nkajya numa abantu bakagenda bakiba. Ubwo nibwo buzima twari tubayemo, turi ibirara, tukanywa inzoga, tukanywa ibitabi, tukanywa ibintu byose, turagenda tubibirara kubera ubuzima umuntu aba yarakuriyemo. Ariko nza kwisanga Yesu yaramfashe. Na Theo rero yaje kwisanga Yesu yaramufashe, amaze kumufata cyo kora nshima Imana, yaje no kuzamurwa, ahinduka pasiteri, ahinduka umukozi w'Imana. Nanjye ubwo icyo gihe Yesu amaze kumfata, nahise mpinduka umukozi w'Imana, nahise ngabirwa impano. Ndibuka icyo gihe kimwe, nabyo ubwo n'ubuhamya nabivuga bugacya bukira, naje kwisanga nabonye agakiza, mpabwa impano eshatu. Mpabwa ngo impano yo guhanura, mpabwa n'imana yo gusengera abarwayi. Ndibuka impano yo gusengera abarwayi, nagiye nsengera abantu benshi bagakira, nagiye nsengera abantu benshi Imana ikakora ibitangaza. Bamwe ndibuka hari umuntu asengera akira sida irakira, undi ndamusengera akira kanseri. Sijya nkunda kubirata, ariko naho nakuye impano. Nasengeye abantu benshi, hari n'umuntu asengeye abantu ngabangaye, nagiye nsengera abana babo bapfuye bakazuka, nkabibona n'amaso yabo, mbona abantu bagenda bazuka. Hari umuntu asengera azuka, hari n'ahandi hantu nagiye sengera umusore nabarangije arazuka. Amaze kuzuka mbona ibitangaza by'Imana yagiye ngoresha. Ntago rero nakirakiyaho nakomeje gukora impano ya gatatu yambwiye ngo nguhaye urukundo kwera ibikomere byaho nakuriye. Numvaga ndi umugome cyane, numva nanakwica, cyo kora nshima Imana ko nawe nishe, nta n'umuntu ateye icyuma. Ariko nukuvuga numvaga nakica umuntu, numva mfite ubugome bwinshi, ndetse numvaga ubugome bwaramaze kunsakara. Rero nikanze ndi umuntu uri muri ubwo buzima, kandi aravukiye mu buzima bwiza. Nacyo rero yaje kuba mayibobo, baragenda yisanga mu bundi buzima, cyo kore Yesu amufashe amugabira umurimo, ahinduka pasiteri. Nshuti yanjye bagenda badukurikirana, birashoboka ko waba uri umusore ukiri mayibobo, ukinywa ibiyobyabwenge n'iki, ko nageze aho mbikihebe. Ariko iyo naryamaga numvaga ijwi rimbwira ngo mu gitondo ugende uhagara mu muhanda wiyahuri. Nubwo nari meze gutyo, Satani yanyibutsaga ubuzima bwanjye bwose, nkumva nahita ngenda nkiyahura, namara kwiyahura nkabasha gupfa. Ndetse ndibuka hari n'igihe najyaga mu muhanda ngafata imodoka, ngabona imodoka nkagenda nkahagara muri kaburimbo mu kantu k'igitare, nko mu gihe nagapfuye nkajya kwangana hasaza umuntu arankuruye. Nageze ahantu nambara ibintu by'ibikote, ndagenda nambara ibinete, ndagenda imisatsi ndayihindura mbinduka ikirara. Abantu benshi bankuraho icyizere, najyaga ngera ku muntu ufite iduka akahita arifunga akigendera. Ariko shima Imana ko maze guhinduka no gukizwa, ubu ngera ku muntu ufite iduka akangirira icyizere, akambwira ati sigara ucuruza. Ariko kubera umwuka uba muri njyewe, kubera umwuka mwinshi uba muri njyewe, ntunyemera no gufata igiceri cy'icumi, kubera ko narahindutse ndakizwa. Ariko iyo umuntu adafite rero hari abantu bamaze gukizwa ariko nibuzura umwuka wera. Igituma umuntu atuzuye umwuka wera, niyo mpamvu akubeshya ngo ngiye kugusengera, ariko ari uburyo bwo kugutuburira, kubera ko nigeze yuzura umwuka wera. Iyo dusomye Bibiliya dusanga nk'ahantu mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, ibice 14, ibice 13, ugasoma ku murongo ibice 14 ku murongo wa 15, kuri bice 14 ubutumwa bwiza bwa Yohana uko bwanditswe na Yohana, ibice 14 umurongo wa 15. Titiri avuga ngo Yesu abasezeranya Yesu abasezeranya kubohereza umwuka wera. Ndagira ngo tuvuge kuri uyu muntu, ikikubwira ko umuntu atigeze ahinduka. Ashobora kuba yari muri mayibobo akavuga ko yakijijwe ndetse ukanamwizera, ariko kuko atagira umwuka wera uri muri we, relate dromeni shaya, kuko adafite umwuka wera uba muri we,
bigatuma wamara kumwiza bati none wamurokore naramwize nzi ko yahindutse ariko yanyibye. Ni ukubera ko nta mwuka wera yigeze yuzuza. Ariko hano titiravuga ngo Yesu abasezeranya kuzura umwuka wera. Ikizakubwira umuntu wuzuye umwuka wera, iyo yubatse urugo relabinisita rurakomera, ntagaca inyuma umugore we, agaca inyuma umugore we, kubera ko yuzuye umwuka wera. Afite umuntu buri kera nitwara ubwoko ntabwo nabisobanura neza, nari mayibondi kirara ndi umujura, ariko Yesu aza kunsukira umwuka wera. Ubu ndi umuntu umwe ushaka gushyira miliyoni 100 ukazishyira imbere kuko afite umwuka wera. The next player uri muri njyewe ntabwo unyemerera kuba lebonesta kwiba amafaranga, kuko ndabizi ko ibyuzuye birabanga ibyuzuye si n'ijuru n'iby'Uwiteka, natwe turaba Uwiteka. Zaburi ya 50 yavuga ngo iyo ipfumbutuye igipfunsi gusa. Zaburi ya 50 ku murongo hasi iravuga ngo iyo igeze ngo ijya mu birarashyamba, ko ariyo yabiremye, ikajya mu byo mu nyanja, igafata amafi, igafata ibintu byose n'amazu n'ibiki byose ni ibyayo. Bivuga ngo Imana ngo ibintu byose ni ibyayo. Bivuga ngo rero natwe turabizi neza ko umwuka w'Imana uri muri twe afite ibintu yatubwiye, nubwo uyu munsi tutelebonesta hari ibyo tutarabona, ariko umwuka w'Imana ahora avuga ngo ndi Uwiteka, nzaba lebonesta, nzubaka amazu meza, nzabubakira, nzabaha donesta, nzabagirira neza. Imana igenda ivuga ibintu byiza izagenda iduha, ikavuga ibyiza izagenda iduha. Yavuganye natwe byinshi byiza, iravuga ngo izabiduha. Ariko hari abantu bamara gukizwa kubera ko yavuze ngo nzabohereza umufasha, ari wo mwuka wera. Twebwe rero dushima Imana ko twahawe umufasha, kuko umwuka wera ari muri twe. Kizakubwira ko umuntu adafite umwuka wera, niyo amaze kuvuga ngo arakijijwe, ariko kamere zikomeza kumuyobora, ugasanga nta mwuka w'Imana uri muri we. Kikubwira ko nta mwuka w'Imana uri muri we, iyo afite umuryango ntabwo kunywa inzoga bitinya, kubera ko abeshya ko asenga, akabeshya ko ari umudiyakoni, akabeshya ko ari umuririmbyi, akabeshya ko ari umunyamasengesho, akabeshya, ariko yaca inyuma kubera ko nta mwuka umuyobora. Akagenda agakuramo ipantaro agasambana, akagenda agaca inyuma y'umugore we, kubera kandi akagaruka akaririmba agasenga akajya gutavuga, kubera ko nta mwuka w'Imana uri muri we. Iyo umwuka w'Imana ari muri we akubuza gusambana, akagenda akakumunideni bati urabizi ko nanaririmba uri n'umunyamasengesho, ariko akayita agenda kubera ko nta mwuka w'Imana uri muri we, akayita agenda akamwambura, akavuga ngo zana inyandiko, kandi yamwizeye kuko ari umurokore, ariko akayita amwambura. Abantu benshi barahemuka kugira ngo babeho, ariko biravuga ngo wagwa iby'isi byose akakwaka ubugingo byakumarira iki? Abantu benshi bakunze iby'isi. Nasomye ijambo rivuga ngo mu minsi y'imeruka anomenesta abantu bazaba bakunda imiya, bihimbaza, abantu bazaba bakunda imiya. Uzasanga umuntu usenga w'umunyamasengesho tuzi ko ari umurokore, ariko ko agakunda imiya. Ubundi umwuka w'Imana aza muri twe kugira ngo ahindure benshi, ariko turabeshya mukavuga ngo ngiye muri Tanzania, ngo ngiye Kenya guza kukuraho ibintu batabyeyo ize ukire, akafite 200 akabimuha. Bazaba bakunda imiya, bihimbaza, bakunda imiya. Amafaranga atagenda akajya akagura imiceri, akagura icyaka, ntanajyeyo. Ariko iyo umwuka w'Imana ari muri wowe, adonesta, ari ibintu byinshi ahindura. Iyo umwuka w'Imana ari muri wowe, hagakwemera gufata amafaranga acuye mu manyanga, kuko twabwiwe amafaranga menshi Imana izayaduha. Tubwirwa kubakirwa, tubwirwa akazi, tubwirwa ibintu byinshi byiza, turacyategereje. Ariko bivuga ngo haba kucyavuga ngo nzagara ku munara wanjye negereze, ariko ikibazo abantu barananiwe. Aravuze ngo nzohereza umufasha, ari wo mwuka wera. Hano kuri umurongo aravuga ngo nzohereza umufasha kuri 15 akavuga ngo nimunkunda mukitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamuzi. Ntibishoboka ko ab'isi umuntu ashobora kugira ngo ukajya ngo umurokore. Nimunkunda mukitondera amategeko yanjye, nzabwira data yohereza umufasha. Nshuti yanjye wowe udukurikiranye, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze, ikintu ugomba kwidestobreya, ugomba kwitaho n'ubugingo. Imana ikigukeneyeho n'ubugingo gusa, ibindi byose birashira. Ibintu byose birashira, amafaranga arashira,
ushobora gutunga amafaranga, ugatunga akazi, ukamera neza, ariko nta bugingo ufite. Saba umufasha ariwo Mwuka Wera, kone benestaya, kugira ngo abashe guhindura byinshi muri wowe, abashe guhindura byinshi. Ngo nzabwira data hamuze. Ushobora kuvuga ngo warakijwe, wenda wajyanywe na so wanyu na nyoko wanyu, ujya mu rusengero, ahari wenda wabonye ko agakiza ari keza, winjiramo utangira kumva ngo ushobora gutitira ukavuga mu ndimi, ariko utarahawe uyu mufasha. Gituma utahawe uyu mufasha? Iyo wahawe uyu mufasha, hari ibintu byinshi wirinda. Iyo uri umubyeyi, wiha agaciro nk'umubyeyi, ukarinda indangagaciro y'ubukristo muri wowe. Ariko uzasanga umuntu w'umubyeyi bya 3 6 arimo aracinya umugabo we, akagenda agasambana, kandi akagaruka mu nzu y'Imana agahanura, akerekwa, akagira gute, akavuga ngo ni umurokore. Birashoboka ko uhanura ukarondora, ariko ugasanga umuturanyi wawe waramwambuye, undi waramwambuye, urafata ubudeni, uriba, urabeshya, ariko ntago mufasha umufite. Biravuga ngo ntago, nibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamuzi, nawe ntawe uzi. Nibyo mbwira abantu, mbega wizeye abantu, urabizera, baravuga ngo bagiye gusengera ngo ukire pararize, ufasha amafaranga utwara ufite uratubahaye twakivujemo abantu. Ariko reka ngubwize ukuri, ntago ngo n'uw'isi, ntago bishoboka ko yahabwa umwuka, ko ntago awuzi kuko ari uw'isi. Nibishoboka ko ab'isi bahabwa umwuka, ashobora kubasenga ariko n'uw'isi kuko yakunda isi. Njya nkunda kubwira abantu, uzasanga abantu bose ubwo turi hano mu isi, usange abantu bose hano mu isi niho dushyira bino byenda na kino kibiri twacyaryamisha, ariko bavuga ngo naho iwacu, twebwe iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azaza. Twebwe dutegereje umukiza, tuzahindurwa duse nkawe. Haleluya! Abana b'Imana bagitegereje. Njya nkunda kubwira abantu, nkavuga ngo umuntu agizwe n'ibice bitatu. Agizwe njya nkunda kuvuga ibyanjye, nkavuga ibintu bigize umuntu. Umuntu agizwe n'amaraso, akagirwa n'uyu mubiri w'inyuma, akagirwa n'ubugingo. Rero ubu bugingo nibwo wenda turi butindeho. Aya maraso ahinduka amazi iyo umuntu yamaze gupfa. Iyo umuntu yamaze gupfa, aya maraso ahinduka amazi, uyu mubiri ugatangira gutonyoka, wa muntu w'imbere akahita agenda agahura n'Imana. Rero umuntu akirana n'ibintu, agakirana n'isi n'umubiri na Satani. Ikizakubwira ko umuntu adafite umuntu w'imbere, nta muntu w'imbere afite, akururwa n'isi, agakurwa n'amafaranga n'akazi n'ibindi, uzasanga nta kintu atinya. Uzasanga kubeshyera Imana atabitinya, uzasanga guhanura ibinyoma atabitinya, kugira ngo aramuke. Uzasanga adatinya Imana, adafite gutinya Imana mu maso ye. Usange nubwo abaho gutyo, ariko ntafite gutinya Imana mu maso ye. Ntibikwiye ko ab'isi bamuhabwa kuko batamuzi. Haga ab'isi umwuka we, ashobora kuvuga ngo arahanura, ashobora ngo arasenga, ariko n'uw'isi ntago bikwiye ko ab'isi bamuhabwa. Niyo mpamvu mubwira ngo abantu bose bakomeretse, bahuye n'ibikomere, bagakomeretswa n'abantu bavuga ngo nabo mu rusengero, umuntu muraririmbana mugasengana, ariko agakinyuma akajya gucisha amapfumu, akaza akakuroga akakugira nabi, kubera kuririmba ijwi ryiza, iryo rikamubangamira. Kandi mu nzu y'Imana twese dufite Imana. Ushaka kuba udafite ijwi ryiza ariko uzi gusengera abandi, basengo turimo turubaka umurimo, ariko byo tuhubaka ishyari, kuko hari Imana ushaka itari yawe. Batereka nawe nyimugome kuko iramuzamuye, iyo abwiriza abantu baramukunda, bakamuhereza ku mahero, ku madolari, ku mafaranga. Bamara kumuha amafaranga bigatuma azamuka, iryo shyari rigahaguruka, kubera ko ntago bikwiye ko b'isi bahabwa uwo mwuka kuko ntibawuzi. Nubwo avuga ngo arasenga, ariko igituma ishyari rimuganza nuko nta mwuka w'Imana afite, ugasanga aramuroze bibaye bibi. Hano rero atubwiye ngo ntago bikwiye ko ab'isi bahabwa uwo mwuka kuko batamuzi. Iyo usomye Bibiliya, ugusoma mu Byakozwe n'Intumwa, Yesu niwe wagiye asezeranya abantu. Byakozwe n'Intumwa igice cya 1 umurongo wa 8. Umurongo wa 8 uvuga gute? Avuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumamya Yerusalemu ni Yudaya yose, ni Samariya no kumera ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Haleluya! Icyakora muzaba abagabo nyabagabo. Tujya dukunda kuvuga abo bantu ntago ari abagabo, kuko umugabo nyamugabo muri we agira ukuri.
kizakubwira ko umuntu ari umugabo. Muri wagira ukuri uzaba abagabo nyabagabo kumamya. Iyo udaye Samara no kumera. Ariko se Samara murahamya, iwanyu murahamya. Ubu wakubaza agakiza ufite kubera ko mwuka atawufite, kwa kurambura urabeshya, urasambana, urajya kandi ukagaruka mu nzu y'Imana. Wakubwira ngo iwanyu Samariya, iwanyu Yudeya, iwanyu aho utuye, mu baturanyi bawe, aho ucururiza, aho ukorera akazi, muri biro wicayemo, mu byubahiro Imana yaguhaye, aho yakuzamuye ikagushyira, urimo urahamya. Cyangwa baravuga ngo kugira ngo ngere agakiza nka runaka byatuma nkabireka, bivuga ngo abantu bose warabazitiye, ariko muzaba abagabo nyabagabo. Icyo kubwira ko umuntu ari umugabo ni uko agira guhamya havuka, abantu bakakubonamo agakiza. Ese wa mukobwa we uwaguhaye akazi uramuhamiriza, cyangwa uragira ugakuramo imyenda uko iboneye ugasambana, kandi ukagaruka ukarimo ukagaruka ugasenga ugakora ubutumwa? Uragera mu kazi ugahamya, cyangwa uragera kubera ko utigeze uhabwa uwo mwuka? Niyo mpamvu ibintu byose bikugeraho. Bireba ngo waguye ibyisi byose akakwaka ubugingo byakumarira iki? Ese umuntu waguhaye amafaranga ariko ukaryamana nawe byakumarira iki? Byakumarira iki nshuti yanjye? Ndumva nkubwira ngo aka kanya hinduka, le bonne staya, witwa umukristo mwiza. Iki ngo muzaba abagabo nyabagabo, ngo umwuka wera namanuka akakugeramo, uzatangira guhamiriza abandi mwasambanaga, uzatangira guhamiriza abandi wambuye utagira ubishyure, uzahamiriza umugabo wawe, uzahamiriza umugore wawe, uzerera imbuto umugabo wawe, werera imbuto abana wabyaye, werera imbuto abaturanyi bawe, werera imbuto aho utuye. Kizabikubwira uzaba umugabo nyamugabo, uhamye Yudaya, Samariya no kumera hose uhamirize, ubabwire gukora kw'Imana. Haleluya. Ngo muzabwa umwuka wera, muzabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Haleluya. Muzabwa imbaraga uwo mwuka namanuka. Uwo mwuka ni utsinda akemeza. Ugasanga umuntu wari umusambanyi ariko uko yahawe umwuka yicuruza ari indayi, bakavuga ngo uriya ni umukozi w'Imana, ni umurokore. Ariko ikizakubwira ko mwuka atakugezeho, baravuga ngo erega n'ubundi twari tubizi, dukizwa baradutegaga. Ndibuka umunsi nabatijwe abantu bose baranzengurutse, Buswahili barazenguruka, Masira bati nkuza niyakizwa, bose baraza, bagiye bandega iminsi bavuga ngo ejo azabivamo, ejo azabireka. Ariko mpabwa uwo mwuka, ikindanga uwo mwuka, maze guhabwa uwo mwuka nangira guhamya, ngera mu bacuruzi bona ko nahindutse. Ndibuka umuntu yaneze amafaranga miliyoni 15, arazinegaraza turararana bitarabagaho, baramupima aravuga ngo uzagende murarane ureka atayiba, ni mayibobo. Araryamana akasohoka inshuro nka 20, agiye kubara amafaranga arangije aravuga ngo nkuru nziza warahindutse, warakijijwe. Ndibuka naraye ahantu banega umukobwa, muri iryo joro turararana, tumaze kurarana ndaransenga Imana. Bucye umuntu kwari dutonyaza ajya muri kwa naririmbagamo, aravuga ati nkuru nziza yabaye umurokore. Haleluya. Yarahindutse. Bagenda badutega ibintu kugira ngo dusubire inyuma. Ese wowe yabaguteze urabisimbuka, cyangwa kwa kutahawe mwuka ushiduka wabigwema akavuga ngo kugira ngo nyizwe nka runaka? Iyo wahawe uwo mwuka, ikimenyetso cy'uwo mwuka, uhamya Yudaya, Samariya, kumera, uhamya mu aho utuye mu rugo, ugahamiriza umugabo wawe, ugahamiriza abana bawe, ugahamiriza umugore wawe, ugahamiriza umuryango. Nicyo kikwereka ko bahindutse, kizakwereka ko wahindutse umukristo mwiza. Haleluya. Nuko ahinduka. Kera twajyaga tugenda, icyakurangaga twari mayibobo, ufata ipantaro ukayambara amavi, wamara kuyambara amavi ukafata isigara ukayishyira ku munwa ukayishyira ku gutwi, ukumva nyine nuko wabahejeje. Ariko abantu bose ugafata umusatsi ugashyiramo ibyo bitaga dike ukabihindura, ukajya ugenda nyine mu muhanda widunda ubyina rege. Noneho twari dufite umuntu ajya guturirimbisha indirimbo ngo somebody tell me about it, mbega turirimba za ndirimbo za Bob Marley, za Lucky Dube, tuziririmba nyine tugenda. Nageraga muri bare, nagera muri bare, nagera muri hoteli, nanize kubyina icyo bita rega cyane, nazigeramo nyine ngo bindayi zikaza zikankikira inzoga bakangura kakaraga, nkumva nabahejeje. Ariko nagera mu bantu bakavuga ngo uri yarapfuye ngo ibobo kigori, abantu bose bakamunga hano bagacinga amazu ya. Ariko ngera ahantu kubera ko nahawe ikimenyetso cyo mwuka, nkageragezwa nkapimwa, bagasanga nshyitse. Ngera ku muntu akavuga ati nkuru nziza yabaye umurokore, yarahindutse. Nkuru nziza ni umurokore. Haleluya. Kizakwereka ko umuntu yahindutse, imbuto z'umwuka n'imano z'umwuka zikakuranga. Hari abantu rero batagifite imbuto z'umwuka, bayangwa n'imano z'umwuka ariko batagifite imbuto z'umwuka. Kizakwereka ko umuntu atagifite imbuto z'umwuka ni ukubera akabeshya, akajya nagatitira ariko akabeshya. Satani ntago ajya arwanya,
impano y'umwuka, arwanya imbuto y'umwuka. Ugasanga muri karitsiye abantu bose murabambura, urabeshya, urakora ibyaha, mbega urakora ibyaha nta kibazo wifitiye. Ugasanga nubwo bavuga ngo uriya muntu yarakijwe, ariko bavuga ati ariko uriya aracyari uwacu, aracyabeshya, aracyasambana. Umuntu yigeze agurisha inzu, agurisha umukire inzu, amaze kumugurisha, ariko uwo muntu yagurishije inzu amubwira ikintu gikomeye. Amaze kumugurisha inzu arambwira ati ariko nzasigazamo umusumari. Arambwira ati ntacyo kuramo y'umusumari, ko icyo cyumba nzasigazamo y'umusumari uzajya uhamamo. Arabimwemerera. Arabwira ati umusumari, ati bamusezerano, arabwira ati ngugurisha inzu ariko umusumari wanjye uri ntabwo makugurishije. Undi aravuga ngo nta kibazo. Arangije buke yafata imbwa yapfuye arazayimanika kuri wa musumari. Imbwa iragenda iranuka, yajya kukuramo akavuga ati, yajya gukuramo yambwa ati reka reka njyewe umusumari ngomba ni uwanjye. Ejo akaza yagakuramo yambwa agashyiramo igikwavu cyapfuye. Ageze aravuga ati ariko se kuki ibi bintu makugura n'ibiki? Ati ariko nakugurishije inzu sigaza umusumari. Kugeza igihe inzu yamunukiye arayisohokamo, aravuga ati kugira ngo nzame gutya inzu arayivamo aragenda. Hari igihe Satani akwereka akakubwira ati ngaho genda ugaragaze ko wakijwe, ariko usigiye mu musumari. Ugasanga bwa busambanyi ntiyaburetse. Ugasanga kiraho Satani aza kongera akinjira, kubera ko wamusigiye umusumari, wasizemo umusumari, wagurishije inzu ariko usigana umusumari. Bivuge ngo uragaragara ko ukijwe, abantu babibona, ariko umusumari wasigayemo harimo ibintu binuka. Uracyabeshya, uracyagambana, uracyasambana, uracyikorera ibyaha. Kandi muri korali urimo, mu mirimo y'Imana urimo, ni wowe utanga icyacumi cyinshi, ni wowe utanga amaturo menshi. Ibyo byose urabikora bose nta kibazo. Iyo batangira urusengero urarwubaka, ubyara abana hirya no hino, umugore wawe afite agahinda, umugabo wawe afite agahinda, ariko ukavuga abantu bose baravuga ati runaka uri kugira ngo dukizwe nkawe. Inzoga urakinywera, urakigena nk'uko, ariko ikikubwira nzohereza uwo mufasha. Tudafite uwo mufasha twaneshwa, twasubira tukongera tugasambana. Tudafite uwo mufasha twasubira tukongera tukiba, twasubira tukongera tugakora ibyaha, ariko twahawe umufasha wo kudufasha. Muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumamya i Samariya no ku Yudaya no ku mpera y'isi. Tumva twaramaze guhinduka. Kandi njyewe reka mbabwire, njye ubabwira gutya nkuru nziza, njye ubabwira gutya, namaze kubona ko iyi si igiye gushira. Bibiliya nigiye tubwira ngo mu minsi y'imperuka bizagenda gutya, umwana azajya afata nyina musambanye. Ejo bundi umuntu yafashe nyina aramusambanya, arangije aramwica. Umwana w'umusore afata nyina aramwica, amufata ku ngufu arangije aramwica. Ugasanga umugabo afashe umwana w'umukobwa. Ibyo bivango muri cyo, ngo umwana azenda nyina, ngo nyina yenda umwana, ngo muri icyo gihe ngo mu gihe cy'imeruka ngo bazabaka amazu y'ibitabashwa. Abantu bubaka, abantu barimo bubaka amazu y'ibitabashwa. Abandi bazaba bakunda imiya, badakunda babo, imiryango yangana. Ugasanga umuntu bavukana barangana. Satani arimo arakora cyane, arimo arakorera mu isi cyane. Abantu bazaba bakunze ubutunzi, agukunda Imana. Usanga abantu bagiye mapfumu bashaka ubutunzi. Muri iki gihe umuntu aragenda akajya kwaka umuti w'ishaba, akagenda akaka amafaranga, kandi akagaruka agasenga. Abandi baragenda bakaka ibyubahiro kugira ngo bayobore amatora, bakora ibiki, akagenda akaka ibyubahiro kugira ngo abashe ko abantu baragenda barimo barakora, abantu barakora cyane. Satani baratanga ubutunzi, Imana baratanga ubutunzi kugira ngo bamenyekane. Ibintu byose babikore, bagira business, bakore ibintu bitandukanye, baze bahanure, arondore. Akagenda bakaka impano Tanzania nako ari Bugande, baragenda bakazana impano zirondora zinahanura, sivuga n'ijambo. Abantu bakagira igikundo bagakundwa, abantu bakajya muri Kongo bakajya kuzaka. Abantu barimo barajya kwaka amafaranga. Muri icyo gihe abantu basaba bameze gutyo, bashaka gukira, bashaka kuzamuka. Abantu barica abandi kugira ngo barushe kuzamuka. Umuntu yaranangaje cyane, yaragiye ajya ahantu barakorana, umuntu amwe arazamuka undi aramanuka, arangije amugira amapfumu akajya amuroga cyane. Yamara kumuroga undi akabirwa icyo arimo kumurogera. Amageze aho igihe kimwe amukubitisha inkuba, nako arangije ndibuka ni Rwamagana dutuye. Arangije uturutse Kigali, arangije ngo araza ajya amapfumu, amuteza moto yindi, kandi umuntu yari ari kuri moto. Ayimuteje moto abunda ayikate gutya, ahita ajya ahantu kuri infirmiere, agwa muri rigora, ameneka umutwe, arashwanyagurika. Yashidutse ari muri CHK. Ahazakirira agaruye ubitekerezo, avuga ati moto nagonganye nayo irihe? Baramubwira ngo nta moto wagonganye nayo,
kuko atarakijwe nawe ahita ajya mu bapfumu ajya kumushyikisha. Amaze kumushyikisha ahita haza inshuti ye magara basangira babana umunsi ku munsi. Aramubwira ati wabishakiye iki kunkorera ibi bintu? Aramubwira ati ngewe icyo nabikore nuko twakoranye ukazamuka njye ngasubira hasi. Abana be barakize, murasa neza, mumeze neza. Ahita nyine cyaza umuhoro. Amaze gucyaza umuhoro agiye kumwica, abantu baramufata ahita ahinduka arakizwa atanga ubuhamya. Abantu barimo barajya mu bapfumu kugira ngo abandi batazamuka. Muri ibi bihe rero ariko aravuga ngo ibyo byose nibiba ngo ubwami buzatera ubwami, ishyanga ritere. Turumva ngo uzayikire, ngo tumva ngo ibihugu bikomeye ngo byateye ibindi, tumva ngo igihugu cyateye ikindi ngo barimo bararwana. Turumva Uburusiya n'ikindi gihugu sinibuka neza ngo kirimo barimo bararwana. Isi yose abantu bagize ubwoba, abantu barimo bararwana, hazabaho inzara. Turumva ngo muri Kenya n'ahandi ngo imeze nabi, ndetse no mu Rwanda hamwe namwe kumva ngo za mu bice by'Ikibungo ukumva ngo hari ahantu hari inzara. N'ejo bundi naragiye sanga za Rwinkwavu, sanga nta mvura yaguye. Na hano rwose Rwamagana imvura mu mwaka ushize yanze kugwa, ibishyimbo bitangira kuma, ibintu bitangira kuba nabi, ngo hazabaho inzara hamwe na hamwe. Ukumva ngo imvura irimo iragwa ibintu bikera, ariko bagenda ukabona byanze. Nuko nguko bimeze. Nshuti yanjye ndagira ngo mbabwire, ndagira ngo mwese mbabwire ngo hazabaho inzara, ibishyitsi hamwe na hamwe, kumva imitingito hamwe na hamwe, ngo ndetse hano bazabubaka, ngo muri icyo gihe abantu bazaba barongora abandi bapfusha, ngo hazabaho ngo indwara z'ibyorezo za korona zirimo ziraba, hirya abantu barimo barapfa. Ngo ariko ibyo byose nimubona bibaye, ngo muzubura amaso yanyu murebe mu ijuru, kuko gutabarwa kwanyu kuzaba kuri hafi. Arimo aradukuruza ibintu, arimo aragenda dukuruza ibintu, arimo aragenda twereka ibindi. Ariko abana b'Imana, haleluya, barimo barabireba uburyo Satani arimo kugenda yiyoberanya, arimo aragenda yiyoberanya, arimo aratwara abantu mu buryo bw'amayeri, arimo aratwara abantu kubw'ibyo turimo kubona, ibintu bigenda bihindagurika, ibintu birimo kugenda imana bihindagurika. Ariko nshuti y'Imana, birashoboka ko wagira icyubahiro mu isi. Ese ko icyubahiro umwaka kukigira ukamenyekana, abantu bakakumenya, ugatera imbere, ukagira amafaranga, ukagira akazi, ukamenyekana, ariko ubugingo bwa Satani bufite mu kiganza. Iyi si irimo iratubeshya. Ejo bundi umwana yagiye mwerekwa, arangije abona mu ijuru, arangije abona abantu barimbutse bamaze kurimbuka. Arangije arabaza ati se bariya bimeze bite ko barimo kuvuza induru cyane? Ati bariya reka nkujyane nkwereke. Amweretse aravuga ati watubabariye Yesu, kuko bari bamaze kumenya ko ari Yesu. Ugatureka tugasubira mu isi tugasaba iminota 2 kwiyeza no kwihana. Aravuga ngo ntibyashoboka. Basaba umunota umwe, aravuga ngo ntibyashoboka. Basaba amasegonda, baravuga ngo ntibyashoboka. Nshuti y'Imana, birashoboka ko wagira amafaranga, birashoboka ko wagira akazi, birashoboka ko wamenyekana, ariko byose umubwiriza avuga ngo niba kwiruka inyuma y'umuyaga. Ngo nabonye aho umuntu rwose akomera akagira icyubahiro akamenyekana, ariko igihe cyagera agapfa, kandi yamara gupfa akabisigira ahandi. Nabonye aho umuntu abasha gucuruza, agahinga, akamenyekana ibintu, ariko akahita arwara impyiko, akarwara imyijima, akarwara amara, akarwara inyama zo mu nda, ugasanga baramutegeka kurya igitoki kimwe, kubera ko igitoki gitetse iyo cyokeje kizaho umunyu. Urumva ntiyemerewe umunyu, ntiyemerewe isukari, yemerewe inyama zo mu nda zose aratoboka. Kandi yashatse amafaranga, yica abantu, akora amanyanga, ariba, akora ibintu byose, arasambana, akora ibipfuye byose. Ariko wajya kure ugasanga byose barimubuje, ugasanga firigo afite inzu y'igitangaza, afite firigo iriwe mu rugo, ugasanga rwose, ariko ugasanga ayo maji n'ayo mata n'ibindi byose birimo biranywebwa n'abandi. Umuntu yamaze gupfa, nshuti yanjye, ntabwo ibyo yaruhiye abasha kubijyana. Iyo umuntu ibyo yaruhiye ntabwo abasha kubijyana. Ndibuka umuntu umwe yarakize cyane, agira ubutunzi, ndetse igihe kigeze amaze kumva inyama zo mu nda yangije, amaze kuremba, amaze kuba nabi, biza kuba ngombwa ko ajya kuraga abana be. Muri cya gihe cyo kuraga abana be, abaha imitungo yabo, arangije avuga ati nanjye niza gupfa nkapfa, njyewe ngapfa, muzafate imitungo yanjye nanjye muyigurishemo amafaranga, nanjye muyimambane, kugira ngo nanjye nzabashe kujyana umutungo wanjye. Ngo barabimwemerera. Ngo rero ubwo yamaze gupfa, ngo baricara bavuga ati se data ko yapfuye, tugurisha imitungo ye, turangiza tufate amafaranga tuyamushyingurana, kugira muzimu atazadukurikirana. Noneho ngo bose babiganiraho, ngo ariko arangije ngo umwana muto wari ubarimo arabwira ati rero nimugurishe, mufate sheke, mwandike sheke y'umubare w'amafaranga, nimurangiza muyimuhambane, niba hagiye koko barotira azagenda ajya kwirotirira muri banki ashaka hose. Bivuga ngo
uwo mwana yari yamaze kugira iyerekwa ryagutse ko iyo umuntu yamaze gupfa nta mirimo nta migambi ibyo byose birarangira, ibyo yaruhiye byose bikaribwa n'abandi. ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, ikintu gifite agaciro, amafaranga afite agaciro nayo wowe wafashije, wowe wubakiye inzu, ayo mafaranga niyo afite agaciro. wowe wambitse neza, ayo mafaranga niyo afite agaciro. wowe wagaburiye, ayo mafaranga niyo afite agaciro mu gupfa kwawe. wowe wafashije, ayo mafaranga niyo afite agaciro. wowe wubakiye inzu nziza y'ikitabashwa, ayo mafaranga niyo afite agaciro. umukene wahaye, wagaburiye, abo wafashije, abo wahaye wohereje amafaranga, amafaranga afite agaciro ni ibyo wakoze, ni imirimo myiza wakoze mu bandi, iyo niyo izagira agaciro. nawe ukuvuga ngo wagize amazu meza, wagize amamodoka, waramenyekanye, wagize icyubahiro, wateye imbere, ibyo nta kintu bizakumarira. igifite agaciro n'abantu wabashije, nabo wahinduye, igifite agaciro ni ibyo bakoze. nshuti yanjye, turimo gusoza, ndagira ngo ngubwire, twasomye ijambo ngo azabohereza uwo mufasha. birashoboka ko hari umuntu udukurikiranye udafite uwo mufasha, ntiwamenya gutanga. udafite uwo mufasha, ntiwamenya kwitanga. ariko ikizagira agaciro ni abo wafashije, ni abo wagaburiye, ni abo wasuye muri gereza, ni abo wasuye kwa muganga, ni imirimo myinshi bajya ukora, ni abo wambitse bambaye ubusa, ni abo wasuye kwa muganga benda gupfa. iyo niyo mirimo izagira agaciro. ndagira ngo ubwire inshuti yanjye, birashoboka ko umufasha utari ufite, ndagira ngo usengere kugira ngo Imana ikohereze umufasha w'Umwuka Wera. Bibiliya yatubwiye ngo muzaba abagabo nyabagabo bo kumamiriza iyo udanisama no kumera y'isi. uwo mwuka namanuka, nzabohereza Umwuka Wera, nzabohereza, muzahabwa imbaraga, uwo Mwuka Wera nabamanukira, muzaba abagabo nyabagabo. ikizakubwira umuntu ko ari umugabo ni uko amara gukizwa akagira guhamya, akabasha kwishyura ideni ry'abandi, akabasha gufasha abantu. birashoboka ko waba ufite ideni rya banki, nta ruhare ubifitemo, ariko ufite uwo Mwuka Wera, ukajya ubwira Imana ati Mana wanyishyuriye, kubera ko Imana ibona iryo deni warigiyemo ukarijyamo ushaka kwiteza imbere. Imana nayo kuko wabaye umugabo nyamugabo, igiye kuguhamiriza iyo udani Samariya, igiye kukwishyurira ideni kuko nta ruhare wabigizemo. birashoboka ko hari abantu urimo amadeni, Imana igiye kukwishyurira. birashoboka ko wahuye n'uburwayi kandi wumva ushaka gukorera Imana, wabaye pararize, warwaye mu nda, warwaye mu mutwe. aka kanya Imana irambwiye ngo aka kanya nkubwire wowe udukurikiranye ko Imana igiye kugukura ku gisasiro. wowe urwariye mu rugo ukabasha kurikirana video, Imana igiye kugukuraho uburwayi. wowe urwariye kwa muganga ukaba waravuze ati njye ndashaka gukorera Imana, wari urwaye iminyafu y'Imana, Imana ije kugukuraho iminyafu. wowe wari urwaye indwara ikomeye, Imana ije gukiza uburwayi bukomeye. wowe warwaye uburwayi bwo mutwe, Imana ije gukiza. wowe wari urwaje, Imana ije gukiriza. wari ufite agahinda, Imana ije gukuraho. wowe wari ufite keredi, Imana ije kwishyura. wowe wari ufite ideni, Imana ije kuryishyura. wowe wari ubabaye, Imana ije kujya. wari ufite umugabo mwananiranywe, Imana ije kumuhindura. wowe wari ufite umugore kuko ushaka gukiranuka, umugore wawe wananiranye, Imana ije kumuhindura. wowe ufite abana bamaze kunanirana, Imana ije kubahindura. wowe ubabaye, Imana ikugarutseho. Imana ije gukura ibintu byari kure, izi bikwegereze. Imana ije kwenda kubyara, bijambo rivuga ngo izenda kubyara data. Haleluya, iguheho. Bibiliya ni umuririmbyi nawe waririmbye ngo ubw'Umwuka azabazaho muzahera ko mumenye yuko yicaranye namwe byavuzwe n'Umwami Yesu. nuvuga ngo yazenda ku Mwuka Wera bahe, kandi nabo azicanana nawe. mubwira ubushomeri bwawe, mubwira ikibazo ufite, mubwira inzara ufite, mubwira agahinda ufite, mubwira uburwayi ufite. wijya mu bapfumu, wijya kwirwanirira, mubwire kubabaye. Umwuka Imana abwira ngo kubwo guhamya kwawe Imana ikugarutseho kugira ngo igusubize ibyo wabuze, igusubize business yawe wabuze. abantu barakugambaniye bagukura mu kazi, wari wicaye ku mwanya mwiza none ntukiwicayeho. wari ufite akazi keza ariko ntukikicayeho. wari ufite amafaranga ariko ubu ntukiyafite. abantu barakugambaniye bakwaka akazi kawe. kiri cyo gihe cy'uko Imana ikugaruye akazi kawe. nawe ndagira ngo ubwire wowe wicaye kuri uwo mwanya, Imana ikigukeneyeho ni ukukiranukaho kugira ngo Imana igukomeze kuri uwo mwanya. hari abantu bicajwe ku ntebe n'Imana, nta mwana w'umuntu uzagukuraho. birashoboka ko hari abarimo gushaka kukurwanya, ariko kuko Imana yakwicaje ukaba ubihagazemo neza, ukaba ubikiranukamo, ukabafasha imfubyi, ukabafasha abapfakazi, ukabafasha abakene, ukaba witanga, nta muntu uzagukura kuri uwo mwanya. ukaba usenga, nta muntu uzagukura ku mwanya. birashoboka ko nawe wicaye muri akazi kawe, Imana irakuzamuye, irakuzamura, ikwambika amaranga, iguha icyubahiro, ikujyana hanze, irakubakira. n'ubu ngubu aka kanya urimo urasanga Imana igusubizeyo. ikintu cyo gihe cy'uko Imana igiye kugusubizayo, higa imihigo myiza, higa imihigo myiza, ugire icyo ubwira Imana. Imana icyo gihe igiye kugusubizayo kugira ngo ibyawe uzagira abandi ufasha.
Ndakunda kubwira abantu cyane avuga ngo ikikurimo ibyo Imana yaguhaye akenshi na kenshi hari undi uri hasi Imana ishaka ko ari umuzamura. Hari umuntu ukennye uri hasi ni wowe wo kumuzamura. Imana ikaguhatira abaye turamwubakire uzamwubakire kuko Imana yabiguhase kuko niwe ugiye kunyuza mu mugisha. Iyo umuntu afite umwuka wera, iyo umuntu afite umufasha, amusunika no gukora imirimo myiza, amusunika gufasha abarwayi, amusunika gufasha abapfakazi, amusunika gukora imirimo myiza kubera ko umwuka wera ari kumwe nawe agusunika gukora ibyiza. Turimo gusoza ndagira ngo ubwire inshuti yanjye ikintu kizagira agaciro nabo wafashije, nabo wambitse, nabo witangiye, ni ibyiza wakoze. Uwo mwuka njya kubwira abantu bavuga ati Imana yavuganye nawe ikubwira amasezerano meza, ikubwira ibyiza, ngo izaguha ubutunzi buri ahantu hahishwe. Imana ifite ubutunzi yakubikiye. Muri ibyo yarebye ngo iyo ndebesheje ukwizera nesererwa umukiza wanjye, mbona ubutunzi bwinshi cyane bufitwe na Data uhora. Haleluya! Imana igufitiye ubutunzi, Imana igufitiye amafaranga. Hari ubutunzi buri ahantu wahishwe, ubutunzi bwawe burahishwe. Nubwo wahombye ugasubira hasi ibyo bikanga, ariko Imana yakibuka ibyiza wakoze, irakibuka abo wafashije, irakibuka wambitse, irakibuka abo wafashe mu kazi, irakibuka abo warenganuye, abari barenganye barenganuye. Imana bose iracyabyibuka. Turimo gusoza rero ndagira ngo ubwire wowe ubabaye, wowe uheze hasi, wowe bagiye guteza cyamunara, wowe urwaye, wowe umeze nabi, wowe ufite ikibazo mu nda, inyama zarajya, ufite ikibazo cyo ku nkondo y'umura, wamaze kurwara kanseri, Imana yambwiye ngo ije gukiza. Ufite ikibazo cy'amaso, ibyo bakuroze mu maso kugira ngo utabasha kureba, kiri cyo gihe cy'uko ugiye kureba. Wowe ufite ikibazo cy'umugongo, ibyo bakuroze, wowe bagize paralize, ibyo baguterereje, baguteza hano, bakujyana ikuzimu, baragusheta. Imana igukuye ikuzimu, ikugare mu buzima, waba uri kwa muganga, waba urwaje, waba ufite agahinda, ikintu cyo gihe cy'uko Imana ijya gukiza. Ndagira ngo dusengere umuntu wese wadukurikiranye, kama ryatuwe ngo izohereza uwo mufasha. Imana iguhaye umufasha wo kugufasha muri byose. Hari umufasha wo kugufasha mu kazi kawe, umufasha wo kugufasha mu bushomeri bwawe, kuremera akazi. Ariko hano bavuga ngo uzaba umugabo nyamugabo. Imana igukeneye kuba umugabo, nubwo umeze gutyo, nubwo ushonje, nubwo ufite ibibazo, nubwo ariko icyo ngo nzohereza uwo mufasha, ngo nawe muzamuhamiriza iyo udani Samariya no kumera. Ubwo Imana izasuka uwo mwuka wera, asuka uwo mwuka wera, igasuka uwo mufasha, uzabasha kuba umugabo nyamugabo wo guhamya Yudaya ni Samariya no kumera y'isi. Nibwo uzabasha kuba umugabo nyamugabo. Iyo tubona umuntu bitaga Petero na Yohana ngo bakimara gusukirwa umwuka wera, ngo bagiye ku rusengero rwitwa Rwiza, ngo bagezeyo ngo hakoreka igitangaza, ngo babone umuntu arababwira ngo ikirema cyari aho ngaho, bakivuga ngo wakirema, ngo kirabasaba, ngo kimara kubasaba ko ari bambaye nk'abapasitoro, ngo kimaze kubasaba ngo icyo dufite turakigwa, dutumbire gusa, icyo tufite turakiguha mu izina rya Yesu. Haguruka. Haleluya! Ngo ako kanya ngo kijya mu rusengero gishima Imana, ngo abantu bose baratanga, ngo baza guhura nacyo, bakivuga ngo byagenze bite. Haravuga ati nahuye n'abagabo barajya, ngo barebye abagabo barabwira ati ariko aba bagabo ko tuzi ko nta hantu bigiye, ko tuzi ko ibi babikuye he, ngo ariko baza kubika ko babanaga na Yesu. Ubwo umwuka wera azabazaho, ngo na Yesu azaba yicaranye natwe. Baravuga ngo babanaga na Yesu. Nawe ndumva nshaka kubana na Yesu, mu bushomeri bwawe bana na Yesu, mu kazi kawe bana na Yesu, mu burwayi bwawe bana na Yesu, mu byo ukora byose bana na Yesu. Ntacyo uzaba, Imana izakuzamura. Reka dusenge. Imana ishaka no kubana na Yesu. Ndagira ngo tugusenge wowe ufite ikibazo, ndagira ngo tugusengeye wowe wihebye, ndagira ngo tugusengere wowe ufite agahinda, ndagira ngo tugusengere wowe ibyaha byamaze gucika. Data mwiza, turahamagaye umwuka wera kugira ngo agere kuri aba bantu. Birashoboka ko abantu nta mwuka wera bari bafite, ariko bagize icyifuzo cyo gusaba umwuka wera, bagize icyifuzo cyo gusaba umufasha. Henemenistaya de nosti gloria genesti pondre shedistaya gloria erebini fobrere genesti turaya greya andango minwa menesti tangwaya ayabinistaya. Ndabona hari umuntu je donestaya, uyu muntu bari baratabye ahantu eresomini gloria, ariko ugiye kumutaburwa nesta fere gloria. Ndabona uyu muntu wari umaze kugirirwa karengane hedonestaya, uko yaka karengane, uyu muntu wari umaze kugambanirwa ndetse agiye no gufungwa ano ministaya. Ndabona rero stansomene gloria ugiye gukora aka kagambane ezemene gloria. Uyu muntu ari muri gereza honestaya, urimo kuzira ubusa, ari ubutumwa yavugaga muri gereza ezemene gloria deneshaymo. Ndabona ugiye kumukuramo kugira ngo akomeza gukorere edemenestaya. Uyu muntu wari uri muri shuri, ndabona umusore muri iri shuri ry'ibigeragezo ezemene gloria deneshamo. Uyu muntu abana be bose baramaze kuba nabi donestaya beno gloria shamone gloria. Ndabona demenesti ari kuntu ugiye kubigenza, ugiye kutanga ubuzima edenestaya. Uyu muntu wari wayi paralyze adonesta ben gloria, ndabona ugiye kumukura
akurayo ezekosaya. Ndabona umuntu wari urwaye kanseri imaze kumurenga, umuntu wari urwaye uburwayi bwa sida, Sedi Bengoria, Adone Stabene, Zonegre Adonde, Hayabini Fobre, Seneti Gloria, Atonde Staya. Uyu muntu wari wavuyeho imiryango yamuretse, ndabona umuzamuye. Uyu muntu utemerwaga, ndabona umuhaye agaciro. Uyu muntu bari bararose kugira icyangiro, ntashake, ntakora ubukwe, Izene Gloria mini ushaka guimigozi. Uyu muntu wari arasingiye kunda, Leone Staya, ndabona kwa muganga. Uyu muntu agiye kubyara, ko Desta Siminigre, ndabona uyu muntu wari arazinze kugira ngo atazasama, ndabona ugiye kumagusama. Uyu musore wari umaze imyaka myinshi adashaka, ndabona agiye gushaka. Uyu mwana wari mu ishuri arimo kubura ubwenge, akaba afite agahinda kandi agukorera. Ndabona aka kanya ubigezeho kugira ngo ukire ibyo hindura. Atone Staya niho hindura ibyanze guhinduka. Uyu muntu wari wareheze mu byaha yarananiwe kuhinduka, ndabona umwuzumu ukabera, ndabona umuhaye agakiza. Uyu mubyeyi wasenyeraga umugabo we kugira ngo abone agakiza, Atore Samini Gloria, ndabona Yamini Sansere Heya Bini Staya utanze agakiza. Dene Sansonegre urakoze kukuzengurutsa aba bantu. Ndabona uyu muntu visa yari yamaze kubikwa, uyu muntu wari ugiye kwiga hanze ariko dosiye bakaba barayisubitse, ndabona uyu isubukuye. Ndabona uyu muntu agiye kwiga Theonesta Sorebrini, ndabona uyu muntu wari waravunitse kubera ibyo bari baramurose, bari baramuterereje akavunika agahera hasi, ndabona umukijije nta wundi mutu umugezeho. Denesti Sansomenegre, ndabona uyu muntu bari baranyaze Tesonsenegre afite inyatsi ndetse bari bagiye kumuteza cyamunara, ndabona ibyo bigaruye. Sembone Staya, ndabona uyu muntu Atoki de Staya Erebini Fobre Udeno Shaymenegre wari umaze kubona ko byarangiye ndetse ubuzima bwahindutse, ndetse abona nta kintu azimarira. Ndabona ibyo bihinduye. Data mwiza urakoze kuko umanutse, reka ugenera aba bantu, genera n'abandi bantu bazadukurikirana bafite ibibazo bitandukanye. Subiza ibyifuzo by'abantu bawe kandi tubasha gutabara abantu bawe. Mana urakoze kuko ubikoze. Turasengeye Dorokasi Ezemene Gloria Atone Staya, sengeye abana be, umuryango we, sengeye imiryango Denesti Samo, sengeye abantu bose bagenda badukurikira impande n'impande, bose badukunda abagenda badukurikirana, naho ndabasengeye. Subiza ibyifuzo byabo bigiye bitandukanye, jya ku bantu bawe ugenda bazenguruka. Bwiza bw'Imana komeze bazenguruke. Ndavuga ngo igitinyiro cy'Imana komeze kibazenguruke. Imana Data, Umwana, Umwuka Wera bikomeze bazenguruke. Tanga agakiza kubasha guhindura imitima benshi, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Urakoze ko ari wowe utanze agakiza kandi ari wowe ubasha guhindura imitima ya benshi. Urakoze kuko ari wowe mesaje z'aba bantu, ndabizi neza ko Imana ije gukora ibitangaza kandi ije guhindura, amen.